Yesu nashimwe, uyu munsi mbazaniye ijambo rivuga ngo humuka nonaha. Bishoboka ko mu buzima bwawe bwa buri munsi ushobora kuba uhura n'ibiguca intege. Niko byagenze no kuri Yesu. Yesu yagendanye na Yuda, bamaze imyaka itatu bakorana ibimenyetso n'ibitangaza. Yesu abwiriza abantu bagakira, abantu bakumva ijambo ry'Imana, abantu bagahumuka, impumyi zigahumuka. Nta na rimwe Yuda yigeze kureka kugambana. Niyo mpamvu mbabwira ngo igihe cyose ugenda ujye umenya inshuti mugendana abo ari bo. Ntuzemere ko ubuzima bwawe buyoborwa n'ikigare kibi, kuko iyo ugiye mu buzima bukayoborwa n'ikigare kibi ubura umugisha wawe. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo igice cya 26 ku murongo wa 14. Harimo ijambo rivuga ngo Yuda agurisha Yesu. Yuda ninde? Yari inshuti ya Yesu, yari umubitsi, yari umuntu ukomeye. Uyu niwe wagiye aravuga ngo ariko ko bariya abayobozi, abafarisayo babuze Yesu kandi nkeneye amafaranga, ni gute ntashobora kumugurisha? Ndashaka kukubwira ko rimwe na rimwe hari ibintu bishobora kuba ku buzima bwawe bitewe n'inyungu z'abandi, ariko abo bashaka inyungu kugira ngo batambe ubuzima bwawe ntabwo bishobora gukunda. Hari impamvu bidashobora gukunda, nuko hari ikintu Imana yakuvuzeho. Bazagutega ariko bisimbuke, bakuroga uguruka, bakugwanya utsinda, bavuga ko wahumye nyamara ubona. Niyo mpamvu Imana igarutse ku buzima bwawe nonaha ishaka kuguhumura. Imana irashaka kuguha inshuti z'umugisha kugira ngo ugire ikigare cyiza, ikigare cy'umugisha gituma amahoro n'umunezero biba ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ukwiye guhindura sisiteme yo kubaho kwawe, ugashaka inshuti z'umugisha, inshuti zituma ukora umurimo w'Imana, inshuti zituma ureka ibiyobyabwenge, inshuti zituma ureka byose bitanejeje Imana, kugira ngo tuzajyane mu ijuru. Rero akira ijambo ry'Imana, ntukagende udakoze subscribe. Ikigare kibi gituma umuntu asaza nabi.